igihe cyose umuntu yatangiye nabi aba ameze navuga se ngo aba arimo ameze ati ikintu aba ari gukora bazasarura umuyaga, abazababazwa n'uburyo bwe yibeshye kandi yashoboraga gutangira ibintu neza inzira zigishoboka. Mbese bavandimwe, hari umuntu muri iri teraniro ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka kugenda ngatekereza ku itangiriro ryanjye. Ku mugoroba washize twari twize icyigisho gifite umutwe uvuga ngo umudendezo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo gukendera. Nabasomeye muri Bibiliya icyo ubuhanuzi bwavuze, twarebye mu mwuka w'ubuhanuzi icyo ubuhanuzi bwavuze, kandi ndatekereza ko nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ko ahari umudendezo waba ukiriho. Nababwiye uburyo ukurikije noneho ibisohora mu mateka no mu byaduka, leta nyinshi cyane zimaze kwandika zisaba kandi zimaze kwemererwa, kandi aho birimo bishyira twese turahazi. Turimo dusoza nabararikiye yuko dukwiriye gushaka Imana, kandi umuntu wese ku giti cye akifuza kongera gutangira urugendo rwa gikristo neza, kugira ngo ubwe atazibeshya kandi urugi rw'imbabazi rugikinguye, Imana yifuza kumugirira neza, ataziyima ayo mahirwe kandi Imana yarayamugeneye. Kandi ikintu nshima Imana ni uko muri iri teraniro harimo abantu bafite umugambi n'icyemezo gikomeye, kandi bifuza ubugingo buhoraho kurenza ikindi kintu cyose. Kandi ikintu nababwira ni uko Imana izabasubiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzanshaka mumbone nimunshakisha umutima wanyu wose, kandi iratubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa nareka ibyo yibwira, maze tugarukire Uwiteka kuko azatubabarira rwose pe, azatugirira ibambi. Niyo mpamvu rero uwo muntu ufite icyo cyemezo wifuza Imana n'ubugingo itanga kurenza ibindi, namubwira ntashidikanya yuko Imana iri kumwumva kandi yiteguye kumusubirisha kugira neza kwayo kwinshi. Muri uyu mugoroba tugiye kureba andi magambo y'Imana Imana yatugeneye, ariko ndagira ngo dutekereze ku kintu tugiye kurebaho muri uyu mugoroba. Ndagira ngo dutekereze ku ngorane abantu batubanjirije bagiye bagira, kandi ingorane ijambo ry'Imana rivuga ko no mu minsi y'imperuka abantu bazagira. Izo ngorane ni uguhusha intego. Ingorane yo guhusha intego, ingorane nta kuyifuriza, ntagira n'umuntu n'umwe nifuriza, ingorane ituma mbwira umuntu wese kuba maso kugira ngo itazamusohoraho. Tugiye gusoma isomo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko mu gice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15. Hari amagambo avuga ngo nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galileya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Aya magambo Yesu yavuze igihe ngo bari bamaze kubohesha Yohana iminyururu ndetse bamaze kumushyira mu nzu y'imbohe. Yesu ngo yagenze mu bihugu byose abwira abantu amagambo ameze nk'ayo n'ubundi Yohana yababwiraga. Arababwira ati igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Aya magambo ijambo ry'Imana ryarayasobanuye mu buryo buremereye cyane icyo Yesu yashakaga kuvuga igihe yabaga arimo kuvuga aya magambo, ndetse ndagira ngo tubanze tucyumve maze tubone dukomeze. Icyo Yesu yabaga ashaka kuvuga igihe yavuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mu cyigisho cyo mu bifuzwe byose cya 23 cyitwa ubwami bw'Imana buregereje, kuri paje 147 haranditse ngo umutwaro wari uremereye Kristo mu kwigisha kwe wari uyu ngo, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Kubw'ibyo ubutumwa bwiza nk'uko umukiza ubwe yabwigishaga bwari bushingiye ku byahanuwe,
kandi ibyo byahanuwe n'ibyo Yesu yavugaga ngo igihe cyabyo kigenje gute kirasohoye. Ubutumwa bwiza bwari bushingiye ku byahanuwe, kandi nibyo Yesu yavugaga igihe yavugaga ngo igihe kirasohoye. Igihe avuga ko igihe gisohoye ni cya gihe marayika Gaburiyeli yamenyesheje Daniyeli. Marayika Gaburiyeli yabwiye Daniyeli muri Daniyeli mu gice cya 9 n'umurongo wa 24 ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe, ibyaha bishire, gukiranirwa gutangirwa impongano, haboneke gukiranuka kw'iteka ryose, ahera cyane hasigwa amavuta. Maze icyo gihe marayika Gaburiyeli yari yarabwiye Daniyeli nicyo Yesu yari yongeye kurengurizaho igihe yavugaga ngo igihe kirasohoye. Igihe Yesu yavugaga gisohoye ni iki marayika Gaburiyeli yari yaravuze akibwira umugaragu w'Imana Daniyeli muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza umurongo wa 27. Hari ikintu gitangaje muri ubu butumwa marayika yabwiye Daniyeli. Iyo ubutekereje neza ukamenya n'impamvu Imana yari yabutanze, ubona ko bwari bufite impamvu zidasanzwe kandi zikomeye. Mweze muzi yuko ibi byumweru uko ari 70 Daniyeli yari yabwiwe, Imana yari yarigabanyijemo imigabane ingahe? Imigabane 3. Hari ibyumweru 7, hari ibyumweru 62, hari n'icyumweru kimwe. Ushobora kwibaza impamvu Imana yari yarateganyije ko ibi byumweru bigabanywamo imigabane 3, kandi impamvu yari ikomeye. Kandi muri iyi migabane 3 y'ibi byumweru uko ari 70, buri mugabane wose Imana yateganyije ko hari ikintu ugenewe kuzakorwamo. Iyo usomye muri Daniyeli muri icyo gice cya 24 havuga yuko ibyumweru 7 byari bifite intego yo kugira ngo bubake Yerusalemu, kugira ngo basubizeho impavu n'imiharuro, ndetse bongere basane urusengero, banasane aho bagomba kuba. Niyo ntego y'ibyumweru 7 ari byo bingana n'imyaka 49 byagombaga kuba ari ibyo kugira ngo bongere basane urusengero, bongere basubizeho impavu n'imiharuro, ndetse bongere bashyireho kubaka aho baba, ndetse Bibiliya yavuze ngo bizakorwa mu gihe kigenje gute? Mu gihe kiruhije. Bagomba gukora ibyo bintu mu byumweru 7, imyaka 49 yagomba kugeza muri 408, maze ibyo bintu bakaba barabirangije, bagahabwa ibindi byumweru 62 byari bifite intego ikomeye. Ibyumweru 62 byari bifite intego yo kwitegura Mesiya, kubera ko Imana yari izi yuko bigoye ko bakwitegura Mesiya babifatanyije no kubaka. Niyo mpamvu Imana yabageneye ibyumweru 7 byo kubaka no gusubizaho impavu n'imiharuro no kongera gushyira ibintu mu mwanya byari birimo, kugira ngo babone ibyumweru 62 imyaka 434 yo kugira ngo bitegure Mesiya, kugira ngo Mesiya atazaza akagenza gute? Akabatungura. Ushobora kwibaza impamvu Imana yabahaye igihe kingana gutyo cyo kwitegura Mesiya. Ubundi kwitegura Mesiya byari birimo ikizami gikomeye cyane, kandi kugira ngo bamenye igihe cyo kuza ko batazatungurwa byabasabaga kuba ari abanyabwenge mu buryo budasanzwe. Imana yari yarafashe ibintu byose bigendanye na Mesiya, ibyandikisha abahanuzi benshi batandukanye, buri muhanuzi wese yandika ikintu kimwe kuri Mesiya. Sibyo? Urugero, umuhanuzi Mika yari yarahanuye ahantu Mesiya azagenza gute? Azavukira. Kuko Mika yari yaranditse ngo ariko muri wowe Betelehemu, nubwo uri mutoya mu midugudu y'Ubuyuda, niho umwami azavukira. Imana yari yaravuze yuko Mesiya azavukira i Betelehemu mu mudugudu w'Ubuyuda. Biratangaje ko Imana itigeze ivuga ibintu byerekeranye na Yesu ngo igire umuhanuzi umwe ibyandikisha ari tegisite ihurutuye ngo bibe byanditswe n'umuntu umwe. Oya, ahubwo Imana yafashe ibintu bya Yesu ibyandikisha abahanuzi benshi, buri muntu wese yandika ikintu kimwe, kugeza ubwo Mika yanditse ahantu Mesiya azavukira. Umuhanuzi bita Yesaya yanditse izina Mesiya azitwa nagenza ate? Navuka. Umuhanuzi Daniyeli yavuze igihe Mesiya ashobora kuzavukiramo icyo ari cyo. Ba Zekariya nibo bavuze uburyo azagendera ku cyana cy'indogobe, Zaburi niyo yavuze uburyo
atazavunika igufa. Buri muhanuzi wese yagiye agira ikintu yandika kuri Mesiya, kandi bitewe n'uko ibintu bigendanye na Mesiya byari byanditswe n'abahanuzi benshi, byatumye Imana itanga ibyumweru 62, imyaka 430 n'indi, kugira ngo abantu bicare hasi bafate ibitabo by'abahanuzi bose, maze begeranye amakuru yose agendanye na Mesiya, kugira ngo kuza kwa Mesiya kutazageza gute, kutazabatungura. Imana ntijya inezezwa nuko abantu batungurwa, ndetse ijambo ry'Imana rivuga yuko nta kintu na kimwe kizakorwa ubwoko bw'Imana butaragenje gute, butaramenyeshejwe. Ariko uko kumenyeshwa kwanditswaho ntabwo ari iyereka ubwoko bw'Imana buhabwa, ahubwo Imana ibizi ko yatanze amakuru ahagije mu ijambo ryayo ashobora gufasha ubwoko bwayo ntibuzatungurwe. Muzatangara yuko bitewe n'uko abantu babaye abanenganenzi kuri iyo nshingano Imana yabahaye yo kugira ngo bazitegure Mesiya, yo kugira ngo bazongere basubiremo ibintu byose byerekeranye na Mesiya, bazongere bafate ibitabo by'abahanuzi byose bicare bongere babyige, Mesiya atazaza bagatungurwa. Ndagira mbabwire yuko iyo nshingano batayikoze, kandi ibyo byabazaniye igihombo yuko Mesiya igihe yazaga bagenje bate, baratunguwe. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana bakubwira ikintu gikomeye, barakubwira ngo amateka yabaye niyo yongera akisubiramo, nk'uko abo bantu bari bafite kwitegura Mesiya mu gihe cy'icyo bita ubwami bw'ubuntu. Igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa, mwemere ubutumwa bwiza. Iki gihe harimo bavuga ubwami bw'ubuntu, ariko natwe uyu munsi ubuhanuzi bugomba kongera gusubiramo ku nshuro ya kabiri, ahubwo tugiye kwitegura ubwami bw'ubwiza bwa Yesu Kristo ubwo agiye kuzagaruka bidatinze. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo usomye kuri iki cyigisho kuri paji 148, ngo nk'uko ubutumwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo bwatangazaga ubwami bw'ubuntu bwe, ni nako ubutumwa bwo kuza kwe kwa kabiri butangaza ubwami bw'ubwiza bwe. Kandi natwe dukeneye kongera kubwirwa ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa, mwemere ubutumwa bwiza. Kandi nk'uko Imana yari yarahaye ubwoko bwayo ubuhanuzi buzagenda bwerekana yuko Mesiya agiye kuza, natwe dufite ubuhanuzi butubwira yuko Yesu Kristo agiye kugenza gute, agiye kugaruka. Ariko se ninde ushobora kuzarenga ingorane abantu bari bafite ibyangombwa byose bahuye nazo, maze kuza kwa Mesiya ntibakumenye? Nk'uko ubutumwa bwo kuza kwa mbere kwa Kristo bwatangazaga ubwami bw'ubuntu bwe, ni nako ubutumwa bwo kuza kwe kwa kabiri butangaza ubwami bw'ubwiza bwe. Kandi kimwe n'ubwa mbere, ubutumwa bwa kabiri kimwe n'ubwa ryari, kimwe n'ubwa mbere, ubutumwa bwa kabiri nabwo bushingiye ku byahanuwe. Buriya igihe cyose abantu baba bafite ibintu biri imbere bategereje byahanuwe, baba banafite ingorane yuko kuri ibyo bintu bazagira kwibeshya. Hari igihe abantu bajya bumva ngo abafarisayo baribeshye, bakagira ngo ahari n'abantu bari inkandagira bitabo bari aho binjiji batagira ikintu na kimwe bazi, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo kugira ngo bamenye kuza kwa Mesiya byarimo ikizami, byagomba gusoza rya somo rivuga ngo abanyabwenge nibo bazagenza bate, nibo bazabimenya. Kuko bagomba gufata ibitabo by'abahanuzi batandukanye bose bakicara hasi. Byatumye Imana ibateganyiriza igihe cyo kubaka igishyira ukwacyo, kugira ngo batazafatanya kwitegura no kubaka, bityo bakazasoza batunguwe. Imyaka 430 n'indi, ibyumweru 62 byari ibyo gufata ibitabo by'abahanuzi, maze byose bakareba ibintu birimo bivuga ibya Yesu, bakabyegeranya bakabibyaza igitekerezo kimwe, ku buryo Yesu azaza ntibagenze bate, ntibamumenye. Nuzasoma muri Bibiliya yawe, abantu bose bamenye yuko Yesu yavutse, nicyo cyangombwa bari bujuje. Mbese ninde utazatungurwa? Igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza.
icyo gihe benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge bwa benshi buzagwira, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi kandi nta n'umwe muri bo uzabimenya, ariko abanyabwenge bazabimenya. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4 n'umurongo wa 10. Umukiza ubwe yatanze ibimenyetso byo kuzagaruka kwe kandi aravuga ati, nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi, muzamenye yuko aje ndetse ageze hehe, ageze ku rugi. Ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose umeze nk'umutego kandi ntibazabimenya rwose. Reka mbabwire, uwakubwira abantu b'abakirisitu batunze Bibiliya, uwakubwira abantu basenga bazatungurwa no kuza kwa Yesu, uwo munsi ukabatungura nk'umutego, atari impamvu yuko badafite ibyahanuwe, atari impamvu yuko ijambo ry'Imana ritatanze amakuru ahagije, ahubwo abantu babaye abantu bafite ibintu byinshi bibari hejuru. Reka mbabwire, njya ntangazwa n'umugambi w'umwanzi ukomeye. Ubu umwanzi aba yarigiye abantu umutwe ku buryo abantu baba bafite imizigo bikoreye ibarengeje ubushobozi. Ukoze ishyano byibura akurikiranira ijambo ry'Imana mu rusengero, uwo akaba yabaye intwari ntako atagize. Umwanzi aba yarashatse ibintu igihumbi byo guhuza abantu, ubuzima bubagoye cyane busaba yuko bamera nk'abatanga ubuzima bwabo, ibintu bigenda byaduka bikomeye. Iyo usomye mu gitabo cyitwa Uburezi, ku cyigisho kivuga kwizera n'isengesho, baravuze ngo muri iyi minsi yacu ngo isi irakoreshwa n'imbaraga zihungabanya kandi zikomeye mu buryo butigeze bugenza bute. Baranditse ngo yaba mu myidagaduro, uyu munsi biri mu buryo butigeze bubaho, ngo yaba mu gushaka ifaranga mu buryo butigeze bubaho, yaba mu guharanira ubutegetsi mu buryo butigeze bubaho, yaba mu ntambara yo kurwanira kubaho, ngo usangamo imbaraga iteye ubwoba yatwaye ubushobozi bwose bw'abantu, bwabo ubw'umubiri, ubw'umutima n'ubw'ubwenge. Ndagira mbabwire yuko ingorane abavandimwe bacu bagize, bene data batubanjirije, ni nazo ngorane natwe tuzagira. Ikintu cyitwa gutungurwa, Bibiliya ivuga ngo musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Tumaze kugera mu gihe cyahanuwe muri aya magambo y'ibyanditswe byera, igihe cy'imperuka kiraje, ibyo abahanuzi beretswe byamaze kujya ahagaragara, kandi imiburo yabo ikomeye itwereka ko kuza k'Umwami wacu kuri hafi. Abayuda basobanuye nabi kandi bakoresha nabi ijambo ry'Imana, bityo ntibamenye igihe bagendererewe. Imyaka Kristo n'intumwa ze bakozemo umurimo wabo, iyo ariyo myaka iheruka y'agaciro gahebuje y'imbabazi ku bwoko bwari bwaratoranijwe, bayimaze bacura imigambi mibisha yo kurimbura intumwa z'Imana. Batwawe no kwifuza iby'isi, maze impano y'ubwami bw'iby'umwuka ibagezeho ntiyagira ikibamarira. Uko niko no muri iki gihe cy'ubwami bw'isi butwara intekerezo z'abantu, maze ntibabone gusohora vuba vuba ko ibyahanuwe n'ibimenyetso by'ubwami bw'Imana byije byihuta. Mbega ukuntu isomo Yesu yavuze igihe arengurizaga ku buhanuzi marayika Gaburiyeli yabwiye Daniyeli n'uyu munsi byongeye gusohora. Mbega uburyo ubuhanuzi bwo mu ijambo ry'Imana buri gihe busohora inshuro ebyiri. Mbega uburyo mu gihe cy'Abayuda bari bategereje ubwami bw'ubuntu ariko bagatungurwa, kandi natwe dutegereje ubwami bw'ubwiza, kandi n'uyu munsi gutungurwa niko kwiteguwe kurenza kuba maso. Aya magambo aratangaje. Uko niko muri iki gihe ubwami bw'isi butwara intekerezo z'abantu, maze ntibabone gusohora vuba vuba ko ibyahanuwe n'ibimenyetso by'ubwami bw'Imana buje byihuta. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntimuri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nubwo tutamenya isaha Umwami wacu azagarukira, tubasha kumenya ko yegereje. Nuko rero twe gusinzira nk'aba bandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha. Mbese dukeneye kuba maso? Mbese dukeneye kwemera guhomba ibintu igihumbi kugira ngo kwitegura kwacu gushoboke? Muzasoma amateka y'ibyabaye igihe Yesu yavukaga,
ba bantu bari barahawe imyaka yo kwitegura Yesu itagize ikindi kintu na kimwe bagomba gufatanya nabyo. Imyaka yabanjirijwe n'imyaka yo kubaka, bahawe imyaka yo kwitegura, yo gufata imizingo bakicara hasi maze bakamenya kuvuka kwa Yesu. Muzasome muri Bibiliya zanyu, ba Pawulo bari batangiye kwigisha yuko Yesu ari we Mesiya wari utegerejwe, yuko yaje kandi yishwe. Icyo bakoraga ni icy'abo batambyi n'abo bahanuzi bakagombye kuba barakoze, sibyo? Pawulo icyo yakoraga ni iki? Ngo yari afite ubwenge bwo kwemeza abantu yuko Yesu ari we Mesiya wari ugenje ute, wari utegerejwe. Kandi uburyo yabigeragaho, yabazaga abantu ati harya ubundi ubuhanuzi bwavuze yuko Mesiya azavukira? Bati bwavuze yuko azavukira i Betelehemu. Bati none Yesu witwa Mesiya wishwe muvuga yuko ataraza yavukiye? Batuzi ko ari i Betelehemu. Bati harya yagombaga kwitwa nde? Maze ibintu byose bigasohora. Muzasoma ku cyigisho cyitwa Karuvari, barimo bavuga uburyo ibintu byose kuri Yesu byagiye bisohora, bigasohorera imbere y'abantu nk'uko abahanuzi bari barabyanditse, ngo Imana ishaka abantu basubiza agatima impembero, ariko ubwenge bwabo bwari bwaraguye ikinya budakora. Kugeza ubwo Yesu yari yaravuze yuko bazagabana imyenda ye, maze abona abantu barayigabanye, babireba nabo babireba, ntihagira umuntu n'umwe ubitekereza. Umuhanuzi yari yaravuze ko Yesu atazavunika igufa, maze umuntu aje kumuvuna amagufa asanga yapfuye, amutera icumu. Mbese ibyavuzwe kuri Yesu byose byarasohoye. Yari yaravuze ko azagurishwa ibice by'ifeza 30 muri Zaburi. Ubuhanuzi bwa Yesu bwari bwaranditswe n'abantu batandukanye. Imana yari yarashatse ko butandikwa n'umuntu umwe, Imana yari yarashatse ko butandikwa mu gitabo kimwe nka Tega abantu bahawe. Imana yashimye ko bwandikwa n'abantu benshi, ariko Imana ishakira abantu igihe cyo kwiga ubuhanuzi bwose bujyanye na Mesiya, kugira ngo batazatungurwa no kuza kwe. Ariko kuza kwe byagenze biti? Mbese Yesu avuka byagenze biti? Mbese byabaye? Bibiliya ivuga ko ari byo bizongera kubaho. Ndagira ngo mbasomere ibintu byabaye igihe Yesu yavukaga mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ku cyigisho cya 17, cyigisho cy'ingenzi cyane, cyigisho kivuga integuza za mu gitondo. Cyigisho cya 17, integuza za mu gitondo niko cyitwa. Magambo ngiye kubasomera ndashaka ko muyazirikana. 228, ndagira ngo muhagere abafite iki gitabo tujyane. 228 hepfo aha amagambo asoreza. Umumarayika umwe yaje gusura isi kugira ngo arebe biteguye kwakira Yesu, ariko nta kimenyetso yabonye cyo kumutegereza. Ntiyumvise ijwi ryo gusingiza no kunesha riririmba ko igihe cyo kuza kwa Mesiya kiri hafi. Ibyo bintu ntabyo marayika yumvise. Umumarayika yamaze akanya aguruka hejuru y'umurwa watoranijwe ndetse n'urusengero, ahari haragiye hagaragara ubwiza bw'Imana mu myaka myinshi, nyamara naho ubwaho hagaragaraga kutagira icyo bitaho. Abatambyi mu kwishyira hejuru n'ubwibone bwabo bakomezaga gutambira mu rusengero ibitambo bitandukanye. Abafarisayo bavuganaga ijwi rirenga babwira rubanda cyangwa bakiherera mu mfuruka z'inzira bagasengana ubwirasi. Mu ngoro z'abami, mu biterane by'abantu b'injijuke, mu mashuri y'abigisha bakuru b'idini, nta muntu n'umwe wazirikanaga igihamya gitangaje cyari cyaratumye ijuru ryose ryuzura ibyishimo no guhimbaza cy'uko umucunguzi w'abantu agiye kuvukira ku isi. Mbega amagambo ateye agahinda! Mbega ukuntu marayika ngo yagurutse hejuru ya Yerusalemu cyane, ngo abamarayika bari bazi yuko ariyo nkuru baza gusanga irimo kuvugwa muri Yerusalemu gusa, ngo ariko ikintu cyabatangaje basanze nta muntu n'umwe uzi iby'iyo nkuru. Ibi ni amateka, ni umugani ugana kariho. Nta kimenyetso cyahamyaga ko Kristo ategerejwe, kandi nta myiteguro yakozwe yo kwakira igikomangoma gitanga ubugingo. Mu gutangara kwinshi, ya ntumwa y'ijuru yari igiye gusubirayo ijyanye inkuru iteye isoni. Ariko ngiye kubabwira amagambo y'ibyiringiro.
Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko ntabwo ubuhanuzi bwigeze bubura umuntu n'umwe ubukurikirana. Ntabwo higeze habura umuntu n'umwe ufata imizingo y'abahanuzi ngo yige ijambo ry'Imana byitondeye bityo amenye kuza kwa Yesu. Nubwo mu bihe byagiye bitandukana byabanje, abantu benshi bagiye bahusha intego kandi bakibeshya, ariko Imana ishimwe yagiye igira abantu bakeya bakurikiranye ijambo ry'Imana bitonze kandi basenga, kandi basobanukiwe n'ikigiye kuba kandi cyabagiriye umumaro. Igihe marayika yaragiye kwisubirirayo, mu gutangara kwinshi ya ntumwa y'ijuru yari igiye gusubirayo ijyanye inkuru iteye isoni, ariko ibona itsinda ry'abashumba bari barinze amatungo yabo nijoro. Ubwo bari mu gicuku maze bakitegereza ikirere gitamirije inyenyeri, biga iby'ubuhanuzi bwa Mesiya ugomba kuza ku isi, kandi bategereje amatsiko kuza k'umucunguzi w'isi. Aho niho yabonye abantu biteguye kwakira ubutumwa buvuye mu ijuru. Imana yabonye abashumba bicaraga hasi n'imizingo y'abahanuzi bayicukumbura, bibaza ahantu Imana yavuze Mesiya azavukira, bibaza izina bavuze Mesiya azitwa, bibaza igihe Mesiya bavuze azavukiramo. Maze mu gihe ngo barimo bacukumbura ubuhanuzi, nubwo ngubwo barimo bibaza batari ko se ko tureba ibinyejana bishize, marayika ngo igihe yaragiye gusubirayo yarababonye kandi aranezerwa. Umugisha wose Imana yari yateganyije abo bantu barawutwaye bonyine, mu gihe bari bari mu rusengero batigeze bamenya ibyabaye. Aho niho yabonye abantu biteguye kwakira ubutumwa buvuye mu ijuru. Uwo mwanya umumarayika w'Uwiteka arababonekera, maze ababwira inkuru nziza itera umunezero mwinshi. Ikuzo ryo mu ijuru ryuzuye icyo kibaya, haboneka abamarayika benshi batabarika, maze biba nk'ayo nkuru itangaje cyane ku buryo itavugwa n'intumwa imwe ivuye mu ijuru. Bityo amajwi menshi cyane aririmbira rimwe indirimbo izaririmba umunsi umwe n'amahanga yose y'abacunguye, ivuga iti: mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Iyi ndirimbo izongera kuririmbwa igihe Kristo azaba agiye kongera kugaruka, kandi izaririmbwa n'abantu nanone bazaba bamutegereje. Abantu batazaba batunguwe no kuza kwe nibo bazaririmba iyi ndirimbo. Mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, kandi mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Mbega isomo tubona muri iki gitekerezo gitangaje cy'i Betelehemu! Mbega uburyo icyaha cyo kutizera kwacu, ubwibone bwacu no kumva twihagije, mbega uburyo iki gitekerezo kituburira ngo tube maso, kuko bwo kwirengagiza kwacu bitewe n'ubugome natwe tunanirwa gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe, bityo ntitumenye umunsi twasuriwemo. Yesu yigeze abwira abantu igihe yaririraga Yerusalemu amagambo akomeye yanditse muri Luka mu gice cya 19. Aravuga ati: Yerusalemu, Yerusalemu, wowe utera amabuye abahanuzi, wowe utaramenye igihe wagendera. Avuga ati: kuko mutamenye igihe mwagendererewe, igihe cyo kigiye kuzagera, maze abanzi bawe bakubakaho uruzitiro, bazakugota cyane, bazakurinda impande zose, bazagutsembana n'abana batuye muri wowe, kuko utamenye igihe wagenjeje gute, kuko utamenye igihe wagendererewe. Ndetse aravuga ati: iyo aba uruzi cyaguhesha amahoro, ariko uyu munsi none gihishwa amaso. Mbega uyu munsi uburyo dufite gucyaha gukomeye mu isomo ry'ibyabaye kuri bene wacu ku Bayuda. Mbega uburyo ijambo ry'Imana rivuga yuko amateka y'Abayuda ari fotokopi n'amateka yacu. Mbega uburyo bavuga yuko buri kantu kose kababaye ariko kazongera kwisubiramo ku yindi nshuro. Mbega uburyo umugabane munini w'abantu benshi cyane uruta bazabimenya. Mbega uburyo abantu benshi bafite ibimenyetso mu ijambo ry'Imana, bafite ibitabo byinshi bazatungurwa no kuza kwa Yesu. Kandi mbega uburyo uyu munsi dukwiriye gutekereza ku ibyo bintu dusenga kandi twicisha bugufi. Aya magambo atureba aravuga ngo iki? Mbega isomo tubona muri iki gitekerezo gitangaje cy'i Betelehemu. Mbega uburyo iki gitekerezo kituburira ngo tube maso, kuko kubwo kwirengagiza kwacu bitewe n'ubugome natwe tunanirwa gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe, bityo ntitumenye umunsi twasuriwemo.
reka mbabwire ikintu gitangaje. Biratangaje ko uyu munsi tuba tumeze nk'abantu bicaye mu mwijima, ku buryo ibintu natwe bitwitura hejuru, ku buryo natwe tumeze nk'abantu babaza ngo mugenzi we mbese igihe kigeze he. Mbega uburyo natwe uyu munsi turi ahantu. Reka mbabwire, nubwo dufite ubuhanuzi bwose, reka mbabwire, buriya mu gihe cy'abantu ba kera ujya utangazwa n'ibintu nk'ibya Muri washoboraga kubara ubuhanuzi kugeza ubwo abwiye abantu n'itariki yese azagenza ate. Nubwo byashobokaga ko yakwibeshya, nubwo byashobokaga ko rwose atamenya umunsi, ariko byagaragaraga ko byibura azi gufata ijambo ry'Imana, ubuhanuzi akabwiga yitonze. Reka mbabwire, wari uzi ko Muri atigeze yibeshya ku itariki, ahubwo yibeshye ku kigomba kuba. Itariki yo yarayibaze neza igwamo. Niko byagenze, igwamo neza. Ariko se twebwe ubuhanuzi tubwumva dute? Aho ntidushobora kuba turi nk'abandi bose, kugeza ubwo uyu munsi tutashobora kumenya ngo igihe turimo icyo kizakurikiraho, kandi byose atari uko tutabifite. Reka mbabwire, ubu dufite ibintu byose byangombwa, ibyangombwa byose turabifite. Dufite ibyangombwa byuzuye, ariko turi abanenganenzi cyane. Dufite ibintu byinshi bituri hejuru, ku buryo kujya uzabaze Muri ukuntu ngo yize ijambo ry'Imana, ngo yamaze imyaka ningahe bavuze yamaze yiga Bibiliya. Yamaze imyaka 2 yiga Bibiliya yicaye hasi, yongera asubiramo, agereranya umurongo n'undi, abimenya adafite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ubu ibintu biroroshye kandi birasobanutse, ariko urujijo ni rwinshi cyane mu mitwe y'abantu, ku buryo ibyoroshye ari ugutungurwa kubenza kumenya uko ibintu bimeze. Gutungurwa, uzatungura abantu bose umeze nk'umutego kandi ntawe uzabimenya, ariko abanyabwenge bazagenza bate? Hari ikintu kijya kintangaza. Muzasome muri Bibiliya, muri Daniyeli mu gice cya 9, Daniyeli ngo amaze gusoma ibitabo by'abahanuzi, ngo byamusobanuriye imyaka i Yerusalemu hazamara hagenje gute, hasenywe. Maze atangira gusenga abwira Imana ati cya gihe cyarageze, ariko kugira ngo amenye ko cyageze byatewe n'iki? Ni ukuba yarigaga ijambo ry'Imana kandi asenga. Yamenye ko igihe kigeze, kandi ntabwo yabyibeshyeho. Kandi koko Imana yashoje isezerano. Nimuzasoma mu gitabo cy'abahanuzi n'abami ku cyigisho cya 45 gifite umutwe uvuga ngo kugaruka kw'abari barajyanywe mu bunyage i Babuloni. Harimo amagambo avuga ngo igihe Kuro yatangaga itegeko ryo kugira ngo batahe basubire iwabo, haranditse ngo abantu bigaga ubuhanuzi nka Daniyeli kandi ku bwa Siyoni bahoraga basaba Imana kubagoboka. Bamenye ko amasengesho yabo ashubijwe kubw'itangazo ritanzwe na Kuro ngo nabigaga ubuhanuzi nkande, ngo kandi ku bwa Siyoni bahoraga basaba Imana kubagoboka. Ngo abantu bagera ku 45,000 bahise bamenya ko igihe cyo gutaha kigeze, kandi bakoresha ayo mahirwe koko barataha. Ariko abandi bantu bari mu mwijima mu gicuku bagumye i Babuloni. Byasabye Imana gutanga itangazo rya 2, bisaba no gutanga irya 3. Mbega uburyo gutungurwa ari ikintu gikomeye. Mbega uburyo byabayeho kera kandi n'uyu munsi ari byo bizakomeza kubaho. Mbega uburyo amagambo uyu munsi batubwira twebwe abasorewe n'imperuka y'ibihe, baratubwira yuko aya mateka ari isomo tubona muri iki gihe cyacu. Iki gitekerezo ni isomo ritangaje. Mbega uburyo ari igitekerezo kituburira ngo tube maso, kuko kubwo kwirengagiza kwacu bitewe n'ubugome natwe tunaniwe gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe, bityo ntitumenye umunsi twasuriwemo. Mbese ninde wakwemera ko afite ubugome mu mutima we? Mu Baroma mu gice cya 1 handitse amagambo akomeye kandi y'ingenzi ku murongo wa 18. Haranditse ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byinshi.
ngo bashikamize ukuri kw'Imana, gukiranirwa kwa umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byinshi. Bashikamiza gukiranirwa, bashikamiza gukiranuka kw'Imana ubugome bwabo. Ahangaha kubwo kwirengagiza kwacu bitewe n'ubugome, natwe tunanirwa gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe, bityo ntitumenye umunsi twasuriwemo. Reka mbabwire, uramutse ubwiye abantu yuko badakunda Yesu, nta muntu n'umwe wabyemera, nk'uko n'abayuda batashoboraga kuba babyemera. Ariko muzasome mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, musome ku cyigisho cyitwa ibyiringiro by'itorero, muzatangazwa n'amagambo ahanditse avuga ngo n'uyu munsi ngo abantu baramutse bashashe imyenda yabo mu nzira kubwo kwishimira Yesu, ngo abantu benshi bamukurikiye ngo bahita bavuga ngo ni ugupfusha ubusa. Reka mbabwire, Imana niyo yo kudufasha ngo dusobanukirwe ikibazo cyacu n'ubugome butwihishemo. Ni Imana niyo kudufasha kugira ngo dusobanukirwe ukuntu twanga Yesu, ku buryo ngo aramutse aje mu ishusho nk'iyo yajemo, twebwe duseka abantu tuti ibyabariye abantu ntitubyumva, natwe twahita tugira ingorane nk'izo bagenje gute, nk'izo bagize. Reka twihute. Ntabwo ku misozi y'i Yudeya gusa, mu bashumba boroheje gusa ariho abamarayika babonye abari bategereje kuza kwa Mesiya. No mu bihugu by'abapagani harimo abamutegereje. Abo bari abanyabwenge, abatunzi, abakomeye ndetse n'abacurabwenge bo mu burasirazuba. Abigaga bakagenzura ibyaremwe, bari baraboneye Imana mu mirimo y'intoke zayo, bari barize mu byanditswe bya Giheburayo iby'inyenyeri yagomba guturuka mu muryango wa Yakobo, kandi bari bategerezanyiza amatsiko kuza kwe. We utaragombaga kuba umuhumuriza wa Isiraheli gusa, ahubwo akanaba umucyo uvira abanyamahanga, kandi akabera abantu agakiza kugeza ku mpera z'isi. Bashakashakaga umucyo, kandi umucyo waturukaga ku ntebe y'ubwami y'Imana wamurikiraga inzira banyuragamo. Abatambyi n'abigisha amategeko b'i Yerusalemu bari barashinzwe kurinda ukuri no kukwamamaza mu gihe bari babundikiwe n'umwijima w'icuraburindi. Abanyabwenge b'abapagani bo bagenje bate? Barabimenye. Inyenyeri mvajuru yayoboye abo banyamahanga aho umwami mushya yavukiye. Ni nako Kristo azaboneka ubwa kabiri abamutegereza kubazanira agakiza. Nk'uko byagenze ku nkuru yo kuvuka k'Umukiza, ntabwo ubutumwa bwo kugaruka kwe bwahawe abayobozi ba rubanda mu by'iyobokamana. Bari barananiwe gukomeza kubungabunga isano bafitanye n'Imana, kandi bari baranze umucyo uva mu ijuru. Bityo rero ntibabarirwaga mu b'intumwa Pawulo avuga ati, ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituraba ijoro cyangwa b'umwijima. Nshuti yanjye, ubu reka mbabwire yuko kuza kwa Yesu gushobora kuzamenywa n'abantu tutatekerezaga. Reka dutekereze ko abantu bari ku ruhembe batekereza ko bakumenya, aribo bashobora kutazakumenya. Abashumba, abantu batakekwaga. Muzi iby'abanyabwenge ngo bageze i Yerusalemu babajije mu rusengero bati iby'umwami wavutse ari he ngo tumuramye. Abandi ngo bababaza n'agasuzugo bati umwami wavutse se ni uwuhe? Kandi ngo bageze aho inyenyeri yari bayoboye irahagarara, ariko ngo bongeye kugenda inyenyeri irongera igenza ite? Iragaruka irabayobora. Nshuti yanjye, muvandimwe, dukwiriye gutekereza cyane ku byerekeranye n'ubuhanuzi bugomba kwisubiramo ku nshuro ya kabiri. Amagambo Yesu ubwe yivugiye igihe avugaga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. N'uyu munsi igihe cyongeye gusohora ku nshuro ya kabiri. Ubwami bw'Imana n'uyu munsi ukurikije ibimenyetso buri hafi, nk'uko ukurikije ubuhanuzi bwari bwarabwiwe Daniyeli, ubwami bw'Imana bwari hafi. Ngo Yesu yimitse ubwami bwe avutse, ngo ariko ubwami bwe bwimitswe cyane igihe yapfiraga ku musaraba. Nibwo ubwami bwe bwimitswe, kandi icyo gihe cyo gupfira ku musaraba nicyo cyarengurizwagaho na Yesu abwira abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi kandi bakwiriye kubwitegura. Mbega uburyo uyu munsi hari ingorane zo kutitegura, kandi mbega uburyo abantu benshi biteguye guhusha intego mu gihe Imana yifuzaga yuko bayihamya. Reka turimo twegera umusozo, mbasomera amagambo yanditse mu ntambara ikomeye ku cyigisho cya 19.
ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo umucyo urasira mu mwijima. Muri iki cyigisho bongera gusubiramo aya magambo y'ubuhanuzi Yesu yavuze n'uburyo yarengurizaga ku buhanuzi bwa marayika Gaburiyeli nk'uko yari yarabubwiye Daniyeli, ariko bakongera bakagereranya ibihe bibiri bikomeye natwe dukwiriye kugereranya uyu munsi. Kuri paje 256 ngiye gusoma hagati amagambo avuga ngo ni nko ku murongo 2, 4, 6, ku murongo wa 6 uvuye hejuru. Nk'uko abigishwa bibeshye ku byerekeye ubwami bwagombaga kwimikwa ku iherezo ry'ibyumweru 70, ni nako abadivantisite bibeshye ku cyagombaga kubaho ku iherezo ry'iminsi 2300. Aha ngiye kubabwira ibintu bibiri. Ku iherezo ry'ibyumweru 70, igihe cyavuzwe na marayika Gaburiyeli akibwira Daniyeli, abantu bariho baribeshye ku byerekeranye no kuza kwa Yesu. Nanone ku iherezo ry'imyaka 2300 ku byerekeranye no kwezwa k'ubuturo bwera, nanone abantu baribeshye maze batangaza ko ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 Yesu azagenza gute, azagaruka. Ndagiye mbabwire yuko Muri yatangaje amatangazo 3. Yabanje gutangaza mu mwaka w'883, atangaza mu mwaka w'884 mwitumba, aza no gutangaza mu mwaka w'884 mu mpeshyi. Ariko Yesu ntabwo yagenje ate, ntabwo yaje, ahubwo hagomba kubaho kwezwa k'ubuturo bwera. Rero ku iherezo ry'ibyumweru 70, imyaka 490, abayuda baribeshye bahusha intego. Kandi ku iherezo ry'imyaka 2300 abandi nabo baribeshye bahusha intego, maze nanone babudikirwa n'umwijima. Ariko hari ikintu kimwe ngiye kubabwira, yaba ku iherezo ry'ibyumweru 70 Imana ifite itsinda ry'abantu bavuga ngo abanyabwenge nibo bazagenza bateye. Bamenye yuko igihe cyo kuvuka kwa Yesu cyageze kandi baramwakira. Mu iherezo ry'imyaka 2300 nubwo abantu miliyoni bari barahamagawe n'ubutumwa bwa Muri barenga 600,000, nubwo bibeshye, ariko Imana ifite itsinda ry'abantu 90 basobanukiwe n'ikibaye. Iryo tsinda ngo ryaravuze ngo kuva Bibiliya yabaho Imana ntiyigeze ibeshya. Reka tugenzuraho ikibazo kiri naho ikosa riri, kandi Imana niyo kwizerwa. Mu gihe abo bantu basengaga bongera gusubira mu buhanuzi, nibwo basobanukiwe n'ibyo kwezwa k'ubuturo bwera, ingingo ikomeye cyane itureba. Kwezwa basoro n'imperuka y'iki, n'imperuka y'ibihe. Umuntu wiga ubuturo bwera neza biragoye yuko ashobora guhusha intego, kuko muri bwo harimo inzira y'Imana y'agakiza. Nanone ku iherezo abantu benshi cyane bagiye kuzahusha intego, kubera yuko ijambo ry'Imana urwego baryigaho n'urwego gusenga kuriho biri hasi cyane. Urwego dushobora kugereranya iby'ubwami bw'Imana n'ibintu byo mu isi bimeneka bimeze nk'ibumba. Ndagira babwire yuko ibyo mu isi bifite agaciro kanini ku buryo abantu bakwemera kubihomba. Twarimo twumva amateka y'Abavoduwa, abantu basize ibintu byabo bajya mu bihanamanga, ahantu babaho bagenza ibirenge. Abantu bashobora kwemera kumera gutyo ku bwa gahunda y'Imana nibo bantu bake cyane. Ubundi abantu benshi cyane baba mu bintu by'Imana mu gihe byemera yuko bashobora kubitwarana n'ibindi byose, mu gihe bidatuma hari ibyo bashobora guhomba, icyo gihe baba mu bintu by'Imana. Ariko se bizagenda bite? Hari ikintu bita gutungurwa. Imana ifasha umuntu wese muri uyu mugoroba, kuko uyu munsi uzatungura abantu bose umeze nk'umutego, kandi ntibazabimenya rwose. Reka mbabwire yuko nk'uko ibise bitungura umugore, cyangwa nk'uko umujura atungura nyir'urugo, yabaye nyir'urugo yamenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso akarinda inzu ye, ntabwo yacukurwa. Ariko kuko atamenye igicuku azaziramo, nshuti yanjye, nubwo tutamenya umunsi Yesu azagarukira, dushobora kumenya ko agenje gute, ko yegereje. Ndasabira umuntu wese kugira ngo ijambo ry'Imana rimubere itabaza rifite amavuta, itara ryaka,
abashe kumurikira inzira z'ibirenge bye, kandi abashe kumenya gusohora k'ubuhanuzi, abashe kumenya yuko tugeze mu mahenuka y'urugendo rwacu rwa gikristo, abashe kumenya yuko ibimenyetso byose Imana yatanze, Yesu yatanze muri Matayo 24 byose byasohoye, kandi ko Yesu agiye kugaruka. Reka ibintu byose byo muri iyi si biduhugije, ibintu n'ubundi Imana izareka bikarimbuka mbere yuko turimbuka ngo twibaze ngo twaruhijwe n'iki. Reka uyu munsi tubitera umugongo, kandi umuntu wese ku giti cye yongere yiga ijambo ry'Imana, asenga cyane, abihaye umwanya munini, kandi wa wundi yo atananiwe, ahubwo umwanya ubwenge bwe bukora neza, agereranya ubuhanuzi nk'ubundi, kugira ngo amenye yuko Yesu agiye kuza, amenye ibimenyetso bisigaye ngo ni bingahe, kugira ngo kuza ko kutazamutungura, ahubwo azabe umwe muri ba banyabwenge, kandi Yesu nahagarara ku bicu tuzanezezwe no kumusanganira. Ndasabira umuntu wese umugisha muri uyu mugoroba, kugira ngo Uwiteka aduhe iyo myiteguro kandi atubashishe, kugira ngo adukure mu bitotsi bimeze nk'urupfu turimo. Iri naho cyanditse mu nyandiko zibanze paje 141 ngo abantu ntibiteguye ngo ibitotsi bimeze nk'iki, nk'ubugoryi, ngo biri mu bwoko bw'Imana, ntibiteguye na gahoro, ntibazi aho ibihe bigeze, ntibazi bizakurikiraho. Ibitotsi bimeze nk'ubugoryi ngo nibyo biri mu bwenge bwabo. Reka Imana tuyisabe kugira ngo idukurireho ibyo bitotsi, ahubwo idushoboze kuba maso, kuko tugeze mu gihe cyo gukanguka cyane, igihe cyo kuba maso, kandi igihe tudafite uburenganzira, igihe Imana yatubwiye ngo muhore mukenyeye, amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shobuja ahagarukira, kugira ngo nakomanga, nubwo byaba mu gicuku, nubwo byaba mu nkoko, nubwo byaba mu museke, nubwo byaba mu bunyoni, azasange muri maso kandi muzamukingurire. Bibiliya avuga muri Matayo 24:48 ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, ngo ariko umugaragu mubi nibwira mu mutima ngo databuja aratinze, maze agasinzira, agatangira gusangira n'abasinzi, agakubita abagaragu bagenzi be, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atazi, n'igihe atamutegereje, ngo maze amucemo kabiri, amuhanane n'inkozi z'ibibi hanze mu mwijima, niho bazarira bakayekenyera amenyo. Ndasabira umuntu wese kugira umwiteguro, ndasabira umuntu wese kugira ngo yongere arebe ubuhanuzi naho bugeze busohora, kandi agire gusenga cyane mu mutima we, kugira ngo Imana imubashishe kutazatungurwa, ahubwo azasangwa ari umwana w'amanywa atari uw'ijoro. Nibyo nasabira umuntu wese muri uyu mugoroba, kugira ngo Uwiteka abitubashishe kubw'ubuntu bwe, mu izina rya Yesu, amen. Reka nanone dutanga umwanya wo kwiyegurira Imana kubw'iki cyigisho cy'ingenzi gisaba umuntu wese kuba maso, kivuga igikorwa kigiye kubaho cyo gutungurwa ku bantu benshi. Mbese hari umuntu wifuza kwiyegurira Imana mu buryo bw'umwihariko, akaba yifuza n'isengesho ry'umwihariko muri uyu mugoroba, kugira ngo tumuhe umwanya maze atambuke yegurira Imana, tumusabire umugisha.